Jano ngiye kugwikaza kuri ya YouTube channel yawe, ngiye kukubwira ibintu biteye ubwoba ku umuntu ufitiye imico, umuntu uteye kunguko. Ugomba kumwirinda kugira ngo utazisanga ubuzima bwawe nabwo bumaze kuba bubi, ubuzima bwawe bumaze guhinduka umukara, ari ukubera abantu winjijemo. Niyo mpamvu ugomba kwitonda kandi ukareba niba raka subscribe ku murongo mugari kugeza tuntu twinshi, dore yuko hari byinshi mba nagakoraho mwareba ndetse mwanakunda cyane, dore yuko abantu baba bakunda ibintu bidafite umumaro, ibintu bidafite inyungu. Ariko nje mfata umwanya baba babiri baba batatu nkakora ikintu gifite message, ikintu kiri bugufashe guhinduka, dore yuko ibingibi ari nabyo Imana ibishaka. Buriya Imana ibishaka yuko nimba mfite akantu nkagusangiza bundi nawe kagasangiza abandi gutyo. Niyo mpamvu nimba ugeze kuri channel ubwa mbere, sharing ino video ku bantu bose muziranye nabo kugira ngo bumve ubu butumwa nabo babashe guhinduka. Dore rero ibintu biteye ubwoba ugomba kwirinda ku muntu. Ugomba kwirinda umuntu ufite imico yo guhora mbega ari umunebwe. Umuntu ufite imico imeze uko nguko nta kabuza nta hantu wagera, ahubwo nawe wisanga akuvunguriye kuri ubwo bunebwe, ugasanga uri wa muntu utazi gukora, wa muntu hora wiyicariye ibiryo bikaza, cyangwa ugasanga mbega nta bushake agira bwo gukora. Kandi muzi neza yuko kugira ngo utere imbere, kugira ngo hagire ikintu ubona, nuko uba wakoze cyane. Buriya imirimo yacu nuza inyungu zacu ziva mu maboko, niyo mpamvu ugomba gukora cyane. Dore ikindi kintu rero ugomba, ibintu biteye ubwoba ugomba kwirinda ku muntu. Ugomba kwirinda umuntu ufite imico yo guhora ashaka kuryoshya. Hari abantu usanga akora gake ariko akaryoshya kenshi, ugasanga n'umushahara akorera amafaranga aryoshyamo aruta umushahara ahembwa. Ibyo bintu ntago biba ari byo, ibyo bintu ntahandi bimusurikira mu gihombo gikabije. Niyo mpamvu ugomba kwikontorora, ukirinda, ukagerageza gukemura ibibazo byinshi, ukagerageza kugira urwanya riske nyinshi cyane zatuma wisanga wabaye kunguko. Dore yuko abantu benshi cyane birinze abantu bafite imico imeze kunguko, nta kabuza bahinduka ba miliyaride. Dore yuko abakire benshi bagiye batangaza ubuhamya bavuga yuko kuba bafite ibintu byinshi ubu ngubu byatewe nuko hari ibyo bigijeyo, hari ibyo bigomwa, hari ibyo ugomba kwigomwa kugira ngo ubone ikindi. Niyo mpamvu buriya nta kintu cy'ubusa kibaho, nta n'ikintu kukibona cyoroshye. Niyo mpamvu hari ibyo ugomba guhara ukabyihorera mu gihe ushaka ibindi. Mu gihe utabishaka nyine uragomezanya imico, ariko mu gihe ubishaka nuhindura ibi bintu, nuhindura aba bantu bakwegereye, nuhindura abantu bafite imico imeze uku nguku, nta kabuza rwose nawe iyi mico nusanga unayiziho nawe ugomba kuyihindura kugira ngo uvemo wa muntu muzima. Dore yuko murabizi buriya n'icyuma kugira ngo ugicure kivemo ikintu gishyashya ugomba kukinyuza mu muriro. Niyo mpamvu nabwo ugomba guca mu ifuru neza, ukikemura ibyo bibazo byindi byose, ibyo bintu byose navuze nibo bifite, ukabyikuraho kugira ngo nawe uhinduke umuntu muzima. Dore ibindi bintu ugomba kwirinda rero. Ugomba kwirinda abantu ubona bakunda kugira amagambo menshi, ugasanga baje kukubwira ati runaka yavuze ibingibi, runaka ateye uku, runaka ameze uku nguku. Iyo ugiye buriya nawe asigara kuvuga. Niyo mpamvu uba ugomba kwirinda abantu bakunda kuvuga abandi. Ugasanga nta kandi kazagira, yirirwa ajya kuvuga ati runaka urabizi ateye uku nguku, yakuvuze haya ngaya. Nk'urugero arimo arabivuga kugira ngo umuhe inzoga, ugasanga nuko ateye. Rero nta kabuza wo kugerageza gerageza wishyire mu uvuga ati ese uyu muntu kugira ngo mvuge bamugirire nuza icyizere yuko bari bumvuga hari nta kibazo, we yamvuzeho ibiki kugira ngo bamwizere. Ibyo byose ukagerageza kubitekerezaho, dore yuko buriya ntago nshobora kuvuga umuntu ndi kwikeka yuko ari inshuti yanjye, mbega naho hari ibyo aba yavuze kugira ngo babone yuko atari inshuti yawe. Mistake aho hantu harimo akantu kigomba kwitondera, dore yuko abo wita inshuti zawe bose si inshuti zawe. Hari ababa bafite purpose runaka, bafite intego runaka, bafite target runaka. Muzi goal, ibi bintu babyigaga muri business ngo goals, sets na target.
ibyo byose rero uzara abantu usanga babifite mu buzima bwawe, bafite intumbero, intego, nyine bafite ibintu bagushakaho. Niyo mpamvu buriya kwitonda ukagenzura ukabanza ukiga neza ku muntu mbere y'uko umwinjiza mu buzima bwawe, ukabanza ukagerageza guhanduringa ibibazo byose byagushora mu bibazo byose, ndetse n'aba bantu ukagerageza kubirinda. ni ibintu byagufasha. Rero abandi bintu biteye ubwoba, umuntu afite ibi bintu ashobora kugukira mu byago nk'ibi ngibi. Irinde wa muntu uhora ataguha ibitekerezo bizima, ugasanga ni wa muntu muhorana aguha ibitekerezo bipfuye, nta bitekerezo bizima yaguha byakubaka, ahubwo ugasanga ari kuguha ibitekerezo bipfuye, ugasanga ukurikije inama ze, ukurikije ibyo akubwira, nta hantu na hamwe byakugeza. Gerageza witorera aba bantu, kuko ejo ushobora kuba uri muganira uku nguku, ati mfite inshuti imba hafi, ihora inganiriza, ntago igituma nishwa n'irungu. By the way, yego kuganira ni byiza, bituma unaruhuka mu bwonko, ariko no mu gihe wakoze. Ariko mu gihe ubona nta hantu biri bukugeze, gerageza ukansaringe abo bantu bose, ubigezeyo, utora abantu bafite umumaro. Dore yuko buriya aho tugera, ibyo tugeraho, ibyo dukora byose bigenwa n'abantu baturi iruhande. Mu gihe ufite inshuti zitazi gukora, inshuti ziraho ziba zicariye, zibona ibyo kurya zicaye, bakazizana ibyo kurya, bundi zikarya, nta kabuza rwose bizakugora. Niyo mpamvu uba ugomba kugira intego, kandi byose ukabikora witonze, ukirinda, kuko abantu bose siko bagukunze, abantu bose siko bakwishimiye. By the way, nje ndi Emeteo, ibuka gukanda subscribe, dore yuko na uploadinga video nyinshi. Dore ibindi bintu rero biteye ubwoba ku muntu ugomba kwirinda. Dore yuko YouTube channel ni y'Abanyarwanda, kandi ishyirwaho utuntu tw'ingenzi tuzajya tubafasha. Ntago ari uko mba nyobewe kwa uploadinga ibindi bintu byinshi cyane, ariko mba nshaka yuko na uploadinga ibintu bibugirira Abanyarwanda. Dore yuko yari sheni y'abasirimu, kandi ishyirwaho utuntu dusirimutse. Nibi ni ibintu biteye ubwoba ugomba kwirinda. Umuntu afite ubungubu ibintu ashobora kukurangiza. Ugomba kwirinda kuba hari umuntu uba ukunda kuvuga cyane, ugasanga nta n'ikintu kizima avuga, ariko we iyo akubwiye abo yumva aruhutse. Hari abantu bateye iko nguko, ugasanga aravuga ibipfuye ibizima byose aravangavanga, we yumva ashaka kuvuga nyine. Akenshi na kenshi abo bantu usanga biyemera, ugasanga arimo arakubwira imigabo n'imigambi, rimwe na rimwe ugasanga nta nabishoboye, nta nabifitemo ubushobozi bwo kubikora. Abo bantu gerageza uba handlings, uhitemo inshuti za nyazo, wirinde, wikontrol. Dore yuko buriya nimba ushaka kuzagira ibyo, nimba ushaka guhinduka umuntu muzima, hari ibintu ugomba kwirinda, hari ibintu ugomba gukora, hari ibintu ugomba gukemura mu buzima bwawe, kuko ubuzima bwawe buriya teka tubufate nk'ubusitani. Ubusitani nubureka imiyaga ikajya ikubura ibitaka ikabyinjizamo, ndetse n'ibipapuro ntubivanemo, nta kabuza ubwo busitani buzuma cyangwa bunandure cyane, ubone bufite umwanda. Ariko mu gihe wigije ibyo bintu byose, nta kabuza ubusitani bwawe buzagomeza bumeze neza, ndetse n'ibirimo bikure neza. Mu gihe hajemo za kawucu, mu gihe imiyaga izanye biriya amashashi akaza mu busitani bwawe, ntago amashashi yatuma ibyatsi byiza bikura, ndetse n'ibindi bikura byo mu busitani. Ariko mu gihe bitarimo ibyo ngibyo, ibirimo bizakura. Niyo mpamvu rero ni nk'ubuzima nabwo, mu gihe ubona hari abantu bakwangiriza ubuzima, wabyaruta ukababroka, ukabigezayo mundi abantu ubona baguha ibitekerezo bizima, baguha ibintu bizima, bataguha ibitekerezo bipfuye, abari bugumisha mu buzima bwawe, abo bandi bose ukababroka. Dore yuko izi nama nzikugira nk'umukunzi, nk'umuntu ukunda aba members ba Emeteo, aba members bakunda ibyo mbagezaho. Dore yuko nko nabikubwiye, muri izi video nta nyungu nzigamijeho, bangira ngo uko nkoze video byibura ugira akantu usigarana. Dore yuko buriya guhora wumva hari akantu usigarana, ariko nanone bisaba guhozaho. Ntago ushobora kumva video imwe ngo bundi bite birangira aho ngaho, biba bisaba guhozaho, biba bisaba guhora usura ino channel ugakurikirana buri kantu ku kandi na uploadinze. Dore yuko njyewe ikintu niyemeje ni ukujya mbagezaho video nk'izi ziri bubafashe, ziri bubahindure. Dore yuko buriya suko mba muzi ibindi bintu nakora, hari ibintu byinshi nakora byanyinjiriza n'amafaranga menshi, ariko
ndabyigomwa nkafata umwanya wanjye nkabategurira ibiganiro nk'ibi ngibi nkabya-uploadinga kuri YouTube channel yanyu kugira ngo ntabwo kubyumva ibahindure ndetse bigire n'icyo bibafasha mu buzima bwanyu. Wakoze cyane. Njye wumvaga ndiye Meteo, umunyamakuru bagezaho utuntu twinshi cyane tubafasha kuri channel. harimo isezerano, hakazamo na Holy Spirits, ni amacano menshi mfite ndetse na uploadingaho ibintu byinshi bibafasha ndetse bikanabahindura. Ari benshi cyane babimbwira muri comment. Mwakoze cyane.